Yes. Bagabo namwe bagore nyemerera ibintu byafashe intera nababwiye ngo so muri house turacyafitemo abandi banyarwenya niyo mpamvu muri uyu mwanya ngiye kongera gutumira Jean Paul Jean Paul ndagira ngo utere intambwe wakire undi munyarwenya turi mu gitaramo narababwiye ngo Kabarondo hazajya habera ibitangaza papa. Jean Paul tere intambwe ubundi wakire baumvisha ibyifuzo byabo. Yes, banezerewe. Ubu rero show yajya yatangira. Aha, twari tutaratangira karanaka breakfast mu ndimi z'amahanga cyangwa se ibiryo bya mu gitondo aha mu ndiza amashyi twakira umunyarwenya one and only Kopolo. Reka amashyi menshi twakire Kopolo. Guys, again you are listening to the baddest, the truth guy, the beef cake, the humble Madima Soman, the Sergeant Swagger, the captain no sleeps monsters, but big deal Mr. Mason in progress. He's the coolest guy, but don't play with him. He's also dangerous boy. He stays on mind from yesterday till the end of your life. Know him today and remember him tomorrow. I read the guys from incredible person himself, Kopolo, all the way from Bigogwe now. He is the building of Eastern Comedy Show, ladies and gentlemen. Give love, make some noise, and he puts you together for the one and only himself, Kopolo Mashanya here. DJ. Ako DJ namubwiye ko acuranga indirimbo none aho bw'inangiri gucuranga inanga man. Urakoze ngayo kora yego. So murumva niyakiriye nk'umuntu w'umustar, nk'umuntu ukomeye kandi ngende umuntu wa fake cyane. Hari n'ibintu byinshi bintera ubute kubikora kuryo mbarumva nzashaka n'umugore utwite. Niko bimeze. Naturutse i Kigali ariko mwumva ibintu ngo bibera Nyabugogo. Nje nanyuze Nyabugogo bavuga ngo abatubuzi nabaga ntarabibona, ariko njewe nari kumwe n'umumere yashatse kugura akantu ko kunywa, yaguze ji ayinkweyeho yumva ngo yenzobya. Ngira ngo ni ibintu bisanzwe. Undi bari kumwe we agura rinete bisanzwe, arazambara, amaze kuzambara azirebeyemo abona ari kureba ibaye. Tukagira ngo ni bya bintu nyine biraho. Nanjye izi ekuteri niho naziguriye. Wari wacuranga indirimbo muri ekuteri, nazicuranze ngiye gucuranga numva ekuteri ziri kuvuga uburimi kandi indirimbo ari nzima. Ndavuga ibi bintu ntabwo bisanzwe, ngira ngo ni ibya Nyabugogo gusa, ariko nyine ni ibintu byaje kuba rusange. Nanone mwongere mwihereza amashyi, ndi kubona mwaje muri benshi kabisa. Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero narababwiye sibwo naza hano, nababwiye ryari aho ngaho nari mbabeshye. Mfite mukecuru wanjye, mukecuru byara mama, nigeze kumusura mu ntara. Nagezeyo nsanga aratetse ngo turye. Noneho igihe cyo gushyiramo umunyu kigeza aho shyiramo, akeneye kumva ko wakoze. Nari ndi kumva radio aho n'abakecuru bagoranira, ashaka kumva ko umunyu wakoze mu biryo, arambwira ngo ninzimye radio kugira ngo yumve ko umunyu wakoze. Chaka hano bihurira na radio ndahayoberwa. So nababwiye ibintu bya Nyabugogo. Nanone Nyabugogo yanyemeje uyu munsi. Murabona muri bisi hari ukuntu abakarani binjiza imizigo inyuma mu kabono ka bisi inyuma nyine muri butu. Hari ukuntu butu yuzura bikangombwa ko bacomeka munsi y'intebe abagenzi bicayemo. Ngiye kubabwira ibintu nabonye, mumbwire nimba ari ibitekerezo by'abantu byanduye cyangwa nimba ari Kinyarwanda cyapfuye. Butu yuzuye, hanyuma umukarani imizigo ayijyana mu ntebe abagenzi bicayemo, hanyuma intebe yari yicayeho umukecuru niwe bari bagezeho. Umukarani abwira umukecuru ati, mukecuru zamura amaguru nshyiremo umuzigo. Mukecuru aravuga ngo iki? Ndavuze ngo zamura amaguru nshomekemo umuzigo. Mukecuru biramubabaza cyane, ariko arangije avuga ati, ariko yemwa naragenze ndabona ndagapfusha mwene Segakara. Njewe umukecuru ngana nanjye umuzigo wawe wakwirwamo? Ntabwo umuzigo wawe wakwirwamo.
gishaka abana mungana, reba abana mungana bicaye ku zindi ntebe ubabwira bari bazamura amaguru ntago muzi. Mukecuru numva ibitekerezo bye byaranduye pe, ariko njye nabonye uwo mukarani nta makosa afite. Namwe niko mubyumva? Iyi telefone tuyifata ko muzigo, munyereka ahantu hicaye umukobwa mwiza azamure telefone. Munyereka ahantu hicaye umukobwa mwiza azamura amaguru nshyire mu muzigo. Siko bimeze? Aho ushobora bahita banzamura amagiragire wowe. So, ibintu bimeze neza cyane. Ni bande bazi mwana afunze? Muramuzi, sibyo? Na Kasuku. Murabazi? Mumbwire niba mubazi iyi brag idashye. Murabazi ntimubazi? Murabazi. Kasuku yarapfuye. Burya rero uramubona ntago ari we. Kasuku yarapfuye. Na mwana afunze. Ariko twagiye kubashyingura biba ngombwa ko bavuga ijambo ryabo rya nyuma bari kudusezera. Urumva ariko bari bamaze gupfa. Mbere yuko tubashyingura twagombaga kubereza umwanya bakavuga ijambo ryabo rya nyuma. MC yaravuze ngo ariko yareye MC nyine ufite ubwenge ntago ameze nk'ababandi bari mushaka simpembwe nabo mvuze, ariko we yari afite ubwenge, yarazi no kwakira umuntu mu Cyongereza. Noneho abo bayimusi baravuga ati ababyeyi beza bashyize bahire, murabona ko twajya gushingura Kasuku na mwana afunzi, ariko mbere yuko tubashyira mu mva reka babanze batubwire ijambo ryabo rya nyuma. Babahereye kuri mwana afunzi. Mwana afunzi murabizi ntago agira amagambo menshi, we ahitaza nta no kubanza yabasuhuza. Ndabashimiye ko murimo kunyumva. Nitwa Simwana mwana afunzi. Nibyo sinkiriho napfuye. Ko mundeba napfuye. Nanone ndabasuhuje kuba murimo kunyumva. Napfuye wabyumvise neza. Gupfa ni iki? Gupfa ni igihe umuntu avuye mu mubiri, yaba yarizeye Imana roho ikazamurwa mu ijuru, yaba atarayizeye ikajya kuzimu. Ubu tuvugana sinkiriho. Nibyo sinkiriho ngiye kuzimu, ndabasuriza Satani. Mukomeze kugira ibihe byiza, napfuye. Sawa. Kasuku abarapfuye. Noneho bahita bakira uwo ni Kasuku? Ni mwana afunze. Bahita bakira na Kasuku. Kasuku we kiza kibyimbije bara. Ibihe byiza kuri mwebwe mwaje gushingura ni wa muhungu wanyu abanyarwanda Jessica zo mipanga icyogere mu nk'umwami w'abagore. Abanyarwandakazi nkuko mubibona napfuye, ariko nubwo napfuye ntago napfuye bupfu bara. Narakubwiye ngo ngewe nimfa nta muntu uzamenyera, ningera ni kuzimu nta muntu uzanyimenyezwa. Nageze hano mbona umuzima ashatse kumenyera, ndagira ngo nkubwire ko iyo uhaye ibyo kumenyera witwaje ubuzima bwawe impeta nk'uzimyaga gake bara. Uwo ni Kasuku, sibyo? Mukurikira ibitangazamakuru uko biri kose, amakuru uko bameze kose ntago ibitangazamakuru byose bibatangaza kimwe. Amakuru yo kuri televiziyo Rwanda ntago bameze nk'amakuru yo kuri BTN na TV1. Uko biri kose haba hari itandukaniro. Kuri televiziyo Rwanda ujya kumva umunyamakuru ari seriye, ari pose. Reka tubasuze kandi tubayikaze abakunzi ba televiziyo Rwanda. Tuje muri gahunda y'amakuru mu Kinyarwanda kuri yo rambuye. Muri amakuru reka tubwire ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ruzinduko rw'akazi, aho azagaruka mu cyumweru gitaha. Nice. Ayo ni amakuru ya RTV. None reka twumva ya BTN. Yo aba ari crazy ugira ngo ni za nkuru za Kasuku. Umunyamakuru wa BTN ujya kumva hari mu gitondo cyo ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 ho mu karere ka Rutsiro, ahavuga umuturage ushinjwa gufata ihene ya mugenzi we ku ngufu. Uyu muturage ngo yifatiye munsi y'urutoki rwa mugenzi we, maze itangazamakuru rya BTN twifuza kumenya icyamuteye gufata ihene ya mugenzi we ku ngufu. Maze uwo mugabo tumubajije aravuga ngo yabitewe nuko ngo yasabye umuyexe we akamwima. Nyuma y'ibyo twaje kwegera iyo hene maze dutangariza ibi bikurikira. Iti yaje kumfata ansaba w'inyuma, muhu w'imbere arawanga, niko guhita niyirukira, abuze uw'inyuma ahita ntera indiga njyamo burushete. Nindahiro Valence Papi ho mu karere ka Rutsiro. Iyi ni BTN TV.
iyo nkuru muyihereza amashyi nubwo nta nama zirimo, muyihereza amashyi. Mukurikirana James Comedy Show, murayikurikirana uko biri kose. Muzi umunyarwenya witwa Muhinde, muzi Pirate, muzi n'umushumba. Nanjye Koporo, ikintu gitumye mbivuga, mbere na mbere leta y'u Rwanda mubanze muyihereza amashyi, muyihereza amashyi. Yateye imbere mu bintu byose, isuku n'umutekano. Ariko muri aka kanya mureke mvuge ku kintu kijyanye n'isuku. Leta y'u Rwanda yashyizeho ubwiherero rusange, public toilet. Umunyarwanda aho ava akagera yakeneye kwikiranura n'umubiri, aragenda agatanga ibiceri desi, agakora ibyoroshye, agatanga n'ibiceri 200, agakora ibikomeye. Ubwo hari abatazi ko desi na 200 ari kimwe. Noneho byose nyine urumva ni ku mafaranga. Ariko ngo bimeze gutyo, dukeneye kwigira ku bindi bihugu, sibyo? Abarundi, igihugu cy'Abarundi, abo banyarwenya nakubwiye, umushumba, Pirate, Muhinde, nanjye twageze amahirwe tujya mu gihugu cy'u Burundi. Ho baradusize pe mu bintu by'ubwiherero. Abarundi bariherera ku rwego ruteye ubwoba, bariherera pe. Bo baradusize, bo ntabwo bishyuza ngo wakoze ibikomeye cyangwa ibyoroshye. Oho bakwishyuza, bo bafite n'ukuntu mu matoilette yabo, public toilet, bafite n'ukuntu bafitemo ikintu cy'ikorana Burundi, bafitemo ikoranabuhanga ry'uko muri toilette habamo iminzani, aho bakwishyuza bitewe n'ibiro by'amanuza watayemo. Ujyamo ukabikora, ubwo nyine ukabikora cyo bakareba ibiro, then bakakwishyuza bitewe n'ibiro watayemo. Njyewe na Muhinde n'umushumba na Pirate rero twari twagiye mu Burundi, biba ngombwa ko dukenera ubwiherero rusange. Ariko twagezeyo kubera ko basanzwe bafite iminzani, twari tubizi ko bararebera ku biro by'amanuza twatayemo. Noneho abaneshi n'abasobeshi bari abantu bishyuza, sinzi ukuntu turabita, tubita abaneshi. Abaneshi baratubwira ati, mwabavandimwe mwe murabizi ko twebwe turebera ku minzani, ariko uyu munsi habaye ikibazo, iminzani yapfuye. Niyo mpamvu tureze tukureba, dupimisha ijisho turebe ngo uyu muntu bitewe n'ukuntu angana yatayemwa bino biro. Uri kumva? Wibuke yari njyewe, umushumba, Pirate na Muhinde. Turinjira tujya mu bwiherero, tuvayo. Habanje haza umushumba, umunesha aramureba ati, umushumba wowe, ntabwo bari babaza amazina, aramureba ati, uyu mugabo bitewe n'ukuntu angana, bitewe n'ukuntu abyibushye, ntabwo ngiye kuvuga ngo yaneye, ngiye kuvuga ngo yanenze, yitumye ibiro 5. Umushumba ararekarama, ariko yibuka ko ari mu gihugu cy'abandi, ahita yishyura ibyo biro 5. Hahita hajyaho bareba Pirate. Pirate baramureba bamubwira ati, wowe bitewe n'ukuntu ungana ni ibiro 3. Pirate rero nuko mutamuzi biragira amahane cyane, yase arekarama aravuga, reka ntabwo njyewe wapimisha ijisho ngo mbyemere, twashobora tukayafata tukayajyana ku windi minzani. Aho gira njye mu mpende, ni gute wambwira ngo nitumye ibiro 3 kandi nta burayi? Amapera 2 nariye niyo yavuyemo ibiro 3, ntabwo mbyemera. Akivuga gutyo, umushumba ahitamo kubita urushyi rwo ku bitugu, ticeceka wakibuka, uzi ko turi mu gihugu cy'abandi, ishyura. Njye ko nishyuye 5 nabaye iki, ibiro 5. Pirate ahita yishyura ibiro 3. Babangezeho, muri kubona nakwituma ibiro bingahe? 5. Barandeba batuye umujama, bitewe n'ukuntu abantu beza nta nubwo barinya, bitewe n'ukuntu ari keza, aka gashobora kuba kituma inzumu ino suni robo wazisho. Barandeba bati, uyu mujama yitumye ibiro 2. 11 se twarabifatanyije, ibiro 2. Ndangije njyewe kubera ko nari nzi ukuri, nari nzi ibyo nsize nkoreyemo, ndavuga ntago bampenze, ndavuga ibiro 2 ntago mumpenze, kubera ko nari nzi ngende n'umuntu wo mu Bigogwe birumvikana, nasize ntayemo n'amase. Ibiro 2 ndabyishyura, tuzi ko dusoje. Ubwo nari nasoje njyewe, Pirate n'umushumba, tuzi ko dusoje tugiye gutaha, tubona akajama kitwa Muhinde karaje kari gufunga amasentire, kari guturuka ku bwiherero kavuyeho hirya, karaza kari gufunga amasentire. Murabizi ni gutya, araza umuneshi, uwo muntu ari kutwishyuza, umuneshi aramureba aravuga ati, uyu mwana, ati umupeti, bazi ko ari umupeti, batuye umwana bitewe no kunangana we ni nusu, yavuze irobo. Uyu mwana bitewe no kunangana we ni irobo.
tubona Muhinda atangiye kumwenyura, atangiye guserebura. Noneho agiye kwishyura, atari yishyura, mugenzi wabo bantu bari kutwishyuza aza ari kwiruka turutse ku bwiherero Muhinda yavuyemo. Ngo muretse ubwiherero umwana avuyemo, umunzani wakoze ibiro byagaragaye. Muhinda imitima iba myinshi, yumva araburije, maze abanza yamubaza uwo muntu uje kuvuga ngo umunzani wakoze, abanza yabaza Muhinda, ese yemwa ubwiherero uvuyemo wasanze budakoze, hari ibindi wasanzemo ukaba wageretseho ibyawe? Muhinda ati wapi. None se wowe ubikora ngaruka kwezi, ubikora rimwe mu kwezi ku buryo wakira biriya bintu bingana kuriya? Muhinda ati wapi, njemeze nk'abandi, mbikora nk'abandi bose. Uwo mugabo aramureba ati ya baba akazu gashaje niko karya ubwatsi koko, umwana ungana nawe ibiro 15 by'amabyi, amabyi kandi by'amazirantoki. Muhinde twagize ngo ararekarama, urumva twe tuzi ko agiye kurekarama. Muhinda aramureba araseka ngo 15, Imana ishimwe nzi ko ndahagurukira mu biro 25, ahubwo today is the day. Icyo gihe Muhinda yese n'undi avuga ati hari n'ibindi ntatayemo, ahubwo ahita bitaho ngaho twari duhagaze. Murakoze cyane, nitwa Kopolo, Imana ibahe umugisha cyane, mwakoze.